Biriwe neza amakuru meza ni meza. Ibintu byitwa UPR, Universal Periodic Review, bigira ngo n'inshuro ya gatatu Rwanda ruri gusuzumwa, kwasuzumwe cyangwa hawe gusuzumana n'ibindi bihugu. Tukumva ngo Rwanda rwemeye ama recommendations, andi tukumva ngo ntabwo rwayemeye, tukumva ngo hari nayagarutse. Bishingira kuki? Ya murakoze Janvier, nibyo Rwanda rwasuzumwe ku nshuro ya gatatu ku itariki ya 25 z'ukwa mbere mwaka wa 2021. Bivuze ko rwasuzumwe izindi nshuro, bwa mbere bwasuzumwe mu 2011, bwa kabiri mu 2015, hanyuma bwa gatatu nyine 2021. Mu Kinyarwanda iryo suzuma turigita isuzuma ngaruka gihe mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu. Ni suzuma aho ibihugu byose binyamuryango bya Loni bigira kanya ko kugaragaza icyo bikora ku burenganzira bwa muntu mu bihugu byabo. Ubwo kimwe kiba gisuzumwa, ibindi byose bigasuzuma, kandi buri gihe cyose kigiriye cyacyo, buri gihugu cyose kigira igihe cyacyo cyo gusuzuma. Ni uburyo rero buriho bw'ibihugu bikorana. Iyo bamaze gusoma raporo ibatanzwe n'igihugu n'izindi raporo zazatanzwe n'abafatanyabikorwa, bashingiraho bagatanga imyanzuro. Iyo myanzuro mu by'ukuri bivuze ngo nicyo ibyo bihugu byifuza ku gihugu kirimo gusuzumwa bikwiriye gushyirwamo imbaraga mu rwego rwo kurushaho guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Hanyuma rero bagatanga uburyo kuri buri gihugu gisuzumwa, kureba hakurikijwe ububasha gifite mu mikoro, hakurikijwe igihe kiba gihari, kuko n'imyaka 4, burebye imyaka yo gushyira mu bikorwa n'imyaka 4, ariko hanakurikije na context y'igihugu, kuba cyakwemera imyanzuro runaka akaba ariyo kijya gushyiramo imbaraga. So no kuvuga ngo buri suzuma uko ribaye, buri gihugu kigira imyanzuro gitwara, kigenda kigashyiramo imbaraga mu myaka 4, kikayishyira mu bikorwa, hanyuma kikazongera kugaruka gusuzumwa bigahoraho. Ntabwo rero kuvuga ngo kuba kwakira imyanzuro iyi mukayireka biboneka nk'icyasha, ahubwo niko uburyo bwabwo bukoze. Hari imyanzuro 284 kuri iyi nshuro yatanzwe n'ibihugu bitandukanye, ariko u Rwanda rwemeramo 160. Yego, kuvuga ngo twemeye nk'igihugu 160, indi twayemera. Bivuze iki? Bivuze ngo twemeye iyo tubona twishimiye, twemeye nibyo ubivuze neza. U Rwanda rwakiriye imyanzuro 184 ikomoka ku bihugu 99 byafashe ijambo mu isuzuma ry'u Rwanda. Hanyuma abagize itsinda ry'u Rwanda ryari riyoboye iryo suzumwa, ni ukuvuga ngo icyo twakwita nka delegation, bahabwa igihe cyo kureba iyo myanzuro yose yatanzwe, ndetse banavugana n'izindi nzego, hanyuma bareba imyanzuro babona yuko ariyo ishoboka gushyirwa mu bikorwa cyane muri kino gihe kiba gisigaye, nk'uko nari nabivuze. Ntabwo rero utoranya imyanzuro wishimiye, ahubwo utoranya imyanzuro cyangwa wemera imyanzuro bijyanye mbere ya byose n'ibyo ubona koko muri icyo gihe uzabasha gushyira mu bikorwa nk'igihugu, kuko murabizi yuko uburenganzira bwa muntu burya bunagendana n'ubushobozi. Bijyana n'ubushobozi bishatse kuvuga iki? Nta burenganzira na bumwe burya inyuma yabwo haba hatariho bije. Ushobora kuvuga uti kuko mwampaye 284 yose reka nyitware, ariko n'ubundi wazagenda ugasanga mu bushobozi ibyo bintu cyangwa se n'igihe gihari ntabwo ubasha kubishyira mu bikorwa muri cya gihe gikwiriye. Icyo gihe ntacyo biba bitwaye iyo ubanza ugafata icyiciro cya mbere, ariko tutanakwirengagiza yuko birashoboka ko habaho n'imyanzuro mikeya se cyangwa myinshi ishobora kuba idahwanye n'ukuri kw'ibiriho iba yatanzwe. Wibuke yuko ni imyanzuro rimwe iba yatanzwe n'ibihugu cyangwa n'abantu batigeze bakandagira no mu Rwanda, bashobora kuba barumvisha amakuru hirya no hino. Nk'iyihe? Ni urugero, ni imyanzuro myinshi igera kuri 49
si myinshi cyane ugereranyije no twemeye birumvikana mu by'ukuri ahubwo navuga ko ari mikeya 284 kuba 49 ariyo wenda itaremewe ntabwo ari myinshi ariko harimo nk'urugero imyanzuro ijyanye no gushyira abana mu gisirikare ni urugero turabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda ari ingabo z'igihugu ari polisi y'igihugu bafite amategeko agenga uburyo abantu binjira muri izo nzego imyaka irahari irazwi ni 18 amatangazo ajya ashyirwaho abantu bose bakayabona abana bagiye bava mu miryango yacu ni bakuru bacu ni barumuna bacu bamwe n'abana bacu bose bajyayo murabazi nta bwihisho nta rekrutema iba mu bwihisho bivuze ngo nta mpamvu yo kuvuga ngo tuze kuza guca recruitment y'abana mu gisirikare kandi n'ubundi icyo kintu kidakorwa nk'uwo mwanzuro birumvikana yuko nta mpamvu yawo ubundi mwanzuro wenda muhaye urundi rugero rwihuse harimo umwanzuro wadusabaga cyangwa washakaga yuko u Rwanda ruba rwagaruka mu rukiko nyafurika ku burenganzira bwa muntu mbanze mvuge ko u Rwanda nta nubwo rwavuye muri urwo rukiko u Rwanda ruracyari igihugu kinyamuryango cy'urwo rukiko ahubwo icyabaye nuko u Rwanda rwavanyeho dekarasiyo rwari rwaratanze rwemerera umuntu ku giti cye cyangwa umuryango utegamiye ku giti cyawo kuba wagenda direct ukajya gutanga ikirego muri urwo rukiko impamvu z'uwo mwanzuro utakiriwe nk'uko byasobanuwe kandi byakomeje kugarukwaho nuko n'ubundi byagaragaye ko icyari giteganyijwe ku rukiko cyangwa icyari gitegerejweho nk'urukiko ko ruzwi urukiko rugomba kuba rutabogama rugomba kuba rutagomba gukoresha kuba igikoresho cy'umuntu wese ku giti cye cyangwa se abantu ba runaka groupe cyangwa itsinda ry'abantu bishyize hamwe ngo babihindure igikoresho iyo bibonetse ko iyo impartiality cyangwa se ubwo bwigenge butaboneka nk'uko byabaye muri cases zimwe z'u Rwanda ni igihugu ni ibintu biteganyijwe n'itegeko nanone mvuge ngo si amahano nuko nk'uko igihugu cyemerwa kujyamo nako cyemerwa no kuvamo mu gihe bibaye ngombwa so twasanze rero cyangwa se igihugu cyasanze atari igihe cyo kugarukamo kuko impamvu rwari rwatanze ndetse runavuganiraho n'urukiko zigaragaza impamvu yo kuvamo zari zitaravaho n'ubu ngubu tubwanze ziravaho wenda tutarajya mu by'urukiko cyane duhere kuri icyo ngicyo cyo gushyira abana mu gisirikare tubona habaye itorero ry'indangamirwa abana biga mu mahanga bakajya mu kigo cya gisirikare cya Gabiro bagatozwa hari n'abavuga bati bambaye imyenda ya gisirikare kandi koko niko bigenda no mu itorero risanzwe niko biba bimeze abantu bakaba babishingiraho bavuga bati ubundi birabyo biba ari ibiki ntabwo abantu bashobora kubikura aho ngaho bavuga bati se ubundi umuntu bafashe bakamutoza gisirikari wenda bakamwigisha no kurasa bivuze ngo bamuhaye ubumenyi nubwo atiswe umusirikare ariko ahawe ubumenyi ku gisirikari ku buryo anatashye ise afite imbunda akaba yashwana n'umwana w'umuturanyi cyangwa ya mbunda abafite ubushobozi bwo kuba yayikoresha akaba yarasa aho ntabwo bashobora kuva impamvu yo kuvuga ngo abantu bari mu gisirikari kubera ko babonye umuntu wambaye igisirikari arimo aratozwa ibya gisirikari nubwo wenda yaba atagiye gusavinga mu gipolisi cyangwa igisirikari tuzi iki ni ikibazo cyiza cyane bakoze igisirikare cyangwa se igipolisi ni umwuga kandi nk'uko nawe bigaragaje ni umwuga cyangwa ni imyuga yombi igira amategeko ayigenga igira uburyo ikorwa igira uburyo umuntu ayijyamo igira abayijyamo ndetse si imyaka gusa hari byinshi bikenerwa hariho benshi bifuza kubijyamo bakanabibura ubwo ko hariho benshi babikenera rwose kumva umwana cyangwa se umuntu yamara amajoro ashaka kujya mu gisirikare cyangwa mu gipolisi akabibura kubera ko harimo impamvu 2-3 baba bashyizeho rero iyo myuga yombi itandukanye cyane n'ingando itandukanye cyane n'itorero ariko turyita ubungubu itorero rirahari rifite abarijyamwo rifite uburyo rikora rifite icyo rimaze ku gihugu kuba wajyamwo wambaye umwenda w'impuzankano ya gisirikare birashoboka ariko hariho n'abandi bagiyemo batanambaye niyo mpuzankano bambaye n'imipira amatishati asanzwe ariko kuba waba wambaye umwenda ntabwo bikugira umusirikare njya mbona hariho n'abajya badukorera
ibiganiro byo kudusetsa batunezeza ku mateleviziyo bambaye imyenda ya gisirikare batera amasarute, ntabwo tuzavuga ngo twahinduye abanyamakuru bacu abasirikare. So iriya ni itorero, ni igikorwa cyiza cy'u Rwanda cy'abanyarwanda kigamije kwigisha indangagaciro z'umunyarwanda mu banyarwanda, kwereka abatoya aho icyerekezo cy'igihugu kiri n'ibindi byiza byose ubuyobozi bw'itorero ry'igihugu n'izindi nzego z'igihugu zatekereza bitandukanye cyane n'igisirikare. Bashobora kubyibeshyaho gutyo, natwe dufite inshingano zo kubisobanura ko bibeshye, ukuri ari uku nguku. Ruriya rukiko ruriya ruvuze ngo kuba umuntu yari afite uburenganzira, umuturage ishyirahamwe runaka bakajya kuregayo, u Rwanda rukavuga uti ntabwo bikwiye, mukavuga ngo ni ukubogama. Ubwo urukiko kuba rwaciye urubanza mu murongo utandukanye n'uwo leta yabyifuzagamo, birahagije ngo tuvuge ko urukiko rwabogamye? Oya, ntabwo ari ukuvuga yuko ari uko ikibazo urukiko rwaciye urubanza mu buryo budakwiriye cyangwa se uburyo igihugu gishaka. Inkiko zica imanza abantu ntibemeranye nazo ni nyinshi, si n'izakure gusa n'izahangaha zirahari, niyo mpamvu abantu bahora bari mu bushurire. So ntabwo rero ikibazo ari cy'uko urukiko rwa Afurika rwaciye imanza wenda ngo igihugu kivuga ngo mwaciye imanza mu byo tudashaka, bibaye gutyo icyo cyaba ari ikindi kibazo nacyo. Ahubwo nk'uko nari nabikomojeho, ni ukuvuga ngo mu bwisanzure bw'urukiko, muri independence y'urukiko, ariko bigomba no kugendana n'agaciro cyangwa n'indangagaciro zigomba kugendera nyine urukiko. Navuze yuko bidakwiriye ku rukiko cyangwa indi foramu yose ikora nk'urukiko ishobora guhinduka umwanya w'umuntu ku giti cye cyangwa se itsinda ry'abantu ku giti cyabo rigamirije kunyuzamwo agenda cyangwa propaganda yabo ku giti cyabo. Aho ngaho niho haboneka ikibazo cyo kubura kwa partialite y'urukiko. Ni ukuvuga ngo bivuga ko urukiko nk'uko u Rwanda rwasinye iriya dekarasiyo ivuga ati wowe Janvier nushaka kujya kuregayo uzagende, William nushaka kujya uzagende, NG runaka nushaka uzagende. Ibyo ngibyo uyibuka ko u Rwanda rwabikoze ku bushake, nta muntu aruhatiye. Hariho ibihugu icyo gihe bya Afurika birenga 40 bitigeze bikora iyo dekarasiyo, u Rwanda bikora ku bushake. Ariko ubwo bushake n'ayo mategeko yashingiyeho ni nayo mategeko n'ubundi ashobora gushingirwaho mu gihe biboneka yuko ibirimo gukoreka bitari byo, bidakwiriye, bidahwitse. Igihugu gishobora kugira iyo droit, iyo right yo kuba cya withdrawinga muri byo. Mvuge yuko atari n'igihugu cy'u Rwanda cyone cyabikoze, hariho n'ibindi bihugu ngira ngo bigera muri 4-5 ngubu bimaze kuvanaho iyo dekarasiyo. Mu byo nagiye mbona u Rwanda mu bihe byashize rwagiye runengwa, hari n'uburyo abantu bafashwe, abantu baba bafungiye. Ubucucike mu magereza bugeze ku 120%, no kuvuga ngo ubushobozi bw'amagereza 124% bwararenze. U Rwanda ruhagaze mu bijyanye no kubahiriza kuba abantu bafungwa kandi bagafungwa mu buzima bwiza, uburenganzira bwabo ntibuhohoterwe kandi bakabaho badacucitse. Wenda ntago ibibazo biri specific gutyo ku rwego ku rundi nabibasha ko nabangiye guhinduka umuvugizi w'inzego zitandukanye. Niko ngira ngo biri mu rwego wenda rwa UPR nabona aho ndahagaruka. Ariko unashaka ngo mbanze mvuga yuko bitaza kumvikana ko ndi umuvugizi w'urwego runaka. Ntabwo ndi umuvugizi w'urwego runaka, ariko nk'uko bivuga haba ari muri UPR ariyo yadutangije uyu munsi, ndetse no mu yandi zindi komite za UN zireba ku burenganzira bwa muntu bagiye bagaruka ku ikintu cy'ubucucike. Ariko n'ubundi icyo kibazo kirazwi kandi n'ingamba ziba zihari zitandukanye zo kugabanya ubwo bucucike. Wenda zitarimo kugera ku gisubizo cya vuba na vuba nk'uko abantu baba babyifuza, ariko ngira ngo murabizi yuko ntabwo hari hashira imyaka ngira ngo 2 igihugu cyubatse gereza nshyashya. Nubwo ibyifuzo by'igihugu kubaka gereza ngo zigende zigwira, ariko iyo wubatse gereza nshyashya hariho byinshi burya mu byo ubajije gusubije. Kuko iyo gereza wubatse ikwiye kugabanya umubare w'ubucucike, cyane cyambere, ariko harimo n'izindi standards ziba zigomba kurebwaho. Kuvuga ngo aho hana abantu bari hari urumuri, mu rugero hagera urumuri, hagera umuyaga,
harimo facilities z'ubuvuzi, harimo ibyo ngibyo. Iyo uzamuye gereza cyangwa inyubako nk'iyo nakwita correction facility, uba ushaka kuvuga ngo nibura standard umugororwa abayemwo ibe nyayo, kuko n'ubundi ntabwo ari ku mpanuka gusa igihugu cyatoranyije kuvuga ngo reka tubyite urwego ubw'imfungwa n'abagororwa, ntibavuge ngo ni imfungwa gusa cyangwa gereza cyangwa prison, ni abagororwa. nuko already igihugu gifite intumbero yo kugorora, yo guhindura imigenzereze kugira ngo umuntu ave aho afungiye afite imyitwarire myiza isumba iyo yinjiranyemo. Harimo n'izindi proposals zitandukanye ngira ngo mujye mubikurikirana nk'abanyamakuru, gushyiraho amategeko yemerera abantu kuba babashyiraho twita ngo electronic bracelet, twatume bashyiraho bakabagenda bagukurikirana aho waba uri, utari ngombwa ngo uri muri gereza. Biracyari umushinga ariko birateganyijwe mu itegeko, ubu ngubu hasigaye gushyira mu bikorwa. Si ibyo gusa, harimo ngira ngo mujya mubyumva kenshi iyo mukurikira inama z'abaminisitiri n'imyanzuro, mujya mwumva abantu babaye bafunguwe by'agateganyo uyu munsi 1000, ejo 300, nta mibare mfite ahangaha yuzuye, ariko ngira ngo ni gakeya hashobora kurenga umwaka tutagize inshuro imwe cyangwa ebyiri y'abantu babaye bafunguye. Ntabwo bafungura gusa kugira ngo hagabanyirwe ubucucike, ariko iyo bikozwe nabyo biragabanyira ubucucike. So icyo ngicyo cyangwa izo ngizo n'izindi mpamvu cyangwa n'izindi effort nyinshi zihari nizo kurwanya icyo kintu. Unfortunately tukabona nyine rimwe imibare igenda yiyongera wenda, ariko ubushake burahari. Wese wa muco wo gufunga sinavuga ngo ni umuco wo gufunga, ntabwo ziko twakwemeranya gutyo, ariko ushobora kureba kwanza ngo iki kintu cyitwa umuco bishingiye kuki, urabyita umuco bishingiye kuki. Nukuvuga ngo nuko wenda habahe gukunda gufunga n'urugero, kubera ko nk'ikintu cyitwa bail, kuvuga ngo abantu tubona abantu benshi nk'ubushize ari kiganiro nakoranaga muri RIB, muri Rwanda Investigation Bureau, imibare yabo yerekana ko 34% by'abantu amadosiye yabo yoherezwa mu bushinjacyaha baba bafunzwe na RIB. Urumva kandi principe ivuga ko umuntu akurikiranwa adafunzwe, ariko hakabona exception, ariko gusanga ka exceptionnel zageze kuri 34% nibira ko nayo batari imibare mitoya. So hakabaho no gusanga abantu benshi bitaba inkiko, ubona ko hari abantu benshi bitaba baturutse mu magereza kuruta ko bakwita baturutse hanze, kandi principe ivuga ngo umuntu yakabaye kurikiranwa ari hanze. Nibyo, ariko buriya nuko ushobora gukurikirana bitewe wenda n'icyo umuntu ashaka ugakurikirana imanza z'abakurana cyangwa kwitaba inkiko bafunze, ariko hanze ahangaha dufite n'indi mibare y'abantu nanone itari mikeya y'ababurana bari bataha, ni ukuvuga ngo badafunze. Itegeko rero principe nk'uko bivuga irahari, kandi principe aho bishoboka irakurikizwa. Ikindi nuko ibyo byose ni ibintu bigomba kugenda binozwa. Niba inzego zirahari zikurikirana iyo concern ufite, ndatekereza yuko n'inzego nazo zibikora zigomba kuba zifite. Ubwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bashobora kureba bakavuga bati ariko ko twashyizeho ingamba 1, 2, 3 enye, ni ukubera iki umubare ukiyongera. Ubu mu biri mu nzira ni inzira yo gushyiraho politiki ijyanye na sinzi ko twahita, ariko ni criminal justice policy ihari, nayo ifitemo ibintu runaka irimo gutegura. Mu gihe yabaye yasohotse yabonetse, ndahamya neza yuko harimo n'ibindi nabyo izagenda idukemurira, including ibyo ngibyo irimo kuvuga wenda by'ubucukike bwinshi mu magereza cyangwa na station za RIB. Still nk'uko nabivugaga, ngira ngo inzego zitandukanye zishobora kubitanga ibisobanuro wenda bisumba nabitanga, ariko nka human rights nka UPR biragaragara yuko buri gihe hari intambwe tuba twateye, kandi iyo turimo kuganira n'ibindi bihugu byumva intambwe twateye bikadusaba kongeraho, of course, kandi natwe nyine tuba dushaka guhora twongeraho, ariko ntabwo duhagaze hamwe. Tukajya tukumva muri UPR haje nk'ibyo bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abantu bwo mu magereza, abantu ngo bafungwa badakurikije amategeko. UPR ukumva wenda nta kibazo kubera ko ni UPR n'u Rwanda, na UPR ukubona ko u Rwanda rutabifite ikibazo, ariko hasuka ibimeze nk'ibyo muri Human Rights Watch cyangwa Amnesty International bivuga ngo mu Rwanda bafunzwe nabi, mu Rwanda hafungwa abantu bidakurikije amategeko, u Rwanda rukabyamagana.
kubishyigikira muri UPR byaba bivuye muri Human Rights Watch akaba kubyamagana biterwa n'iki? Well, ntago ntekereza yuko UPR na Human Rights Watch nikomereshe nko kuyivuze ari ibintu bimwe. UPR ni mechanisme ni uburyo bwashyizweho na Loni, rufite uburyo rukora, rufite uburyo rubaza ibihugu, rufite uburyo ibihugu byitegura kuganira n'ibindi bihugu. Nk'uko rero igihugu gishobora kwapiyaringa muri UPR n'akagira icyo kivuga, ni nako gifite uburyo gishobora kugenda no kuvugana n'umuryango wari wose wigenga, waba ari uwo hanze n'uvuze cyangwa imbere mu gihugu. So nta kibazo ndeba na kimwe cyuko igihugu gishobora kwamagana ibintu mu gihe cyose cyemera yuko ibyavuzwe atari byo. So nta kibazo kirimo. Done ko byaba ari recommendation turutse muri UPR so Rwanda rukemera ko rugiye kuvugurura ibi nibi kubera ko ari byo muri UPR, ariko report y'iyo miryango yo hanze yavuga ibimeze nk'ibyo ngibyo, u Rwanda rukavuga ko bidahari. Kuvuga ngo ibimeze nk'ibyo ngibyo ni ikindi kibazo. Ibimeze nk'ibyo ngibyo gute? Kuko ntago umuryango wo umwe uvuze cyangwa indi ntago ari umuryango umunyamuryango wa Loni kuvuga ngo wenda bafashe recommendation yo muri UPR niyo batuzaniye, kandi niba bumva umwanzuro twemeje muri UPR uhwanye n'uwabo bazashimu, ndumva ntacyo bitwaye. Reka dukomereze ku bijyanye nabonye mu byo mwagaragaje ubushize muri mwisuzuma rya UPR riheruka harabayeho ko u Rwanda rwateye intambwe gukuraho ibyanditswe mu cyongereza ngo all media offenses, ibyaha byose ngo byo mwitangazamakuru. Ariko wareba amategeko yacu, ndaguha ingero z'amategeko n'uyu munsi usanga ari amategeko arimo ingingo n'ubundi ushobora kuvuga ngo nka defamation itangwaho urugero ngo yavuye mu mategeko, ariko wajya kureba ugasanga andi mategeko arimo ingingo zitanditsemo ko ari isebanya, ariko mu by'ukuri nazo zishobora kugonga abanyamakuru. Nko muri rino tegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ingingo y'194 irahana ibijyanye no gukwirakwiza ibihuha. Nyakuri ashobora kwandika inkuru akaba yakurikiranwa ko byari byiswe ngo all media offenses zavuye mu mategeko, kandi iyi ngiyi ishobora kumukurikirana. 157 ikatubwira gutangaza ngo edited statements or images, gutangaza amagambo cyangwa ngo amashusho yahinduwe. Kandi itangazamakuru kweditinga ni ibintu bisanzwe, umuntu ashobora gufata ifoto nini ifite amapixels ibihumbi bingahe akaba agomba kwigabanya kugira ngo ibashe gufitinga hagiye kwishyira. Wajya kureba wenda article 160 iratubwira ngo gufata amakuru y'umuntu nko mu mashini ye, ngo personal information ngo muri computers 156, ngo kumviriza ibiganiro cyangwa gufata amashusho cyangwa kubitangaza ngo nyirabyo datanze uburenganzira. Kibaza umunyamakuru, umuntu agiye mu isoko urafotoye, abantu bose bari mu isoko babaza ngo mbese mukeneye ko mbafotora, biragenda bita ibitangazamakuru n'arabengera bose barabikora muri rusange. Wajya kureba ingingo ya 218 irahana gusebya abambasaderi n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, kandi ubwo defamation yavuye mu mategeko twumva ko kuko na Perezida wa Repubulika yari yavuze ko itasigara nk'umwihariko kuvuga ngo bamusebeje, ariko ugasanga nk'ingingo irakubwira ngo abahagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga aba ntago iyo basebeje ubwo kiba kibaye icyaha. Ingingo ya 256 ngo kuyobya abatangabuhamya cyangwa abacamanza, ukabona hariho izo ngingo mu by'ukuri zishobora kugunga umunyamakuru, kandi u Rwanda rwaragiye muri UPR rukavuga ko ibintu byose byagonga itangazamakuru byavanwe mu mategeko. Noneho ugasanga hari n'andi mategeko yihariye arimo ingingo zitorohereza itangazamakuru gukora. Nk'ingingo ya 10 mu itegeko rya RIB iha umugenzacyaha uburenganzira bwo gufata ikintu cyose cyamufasha mu iperereza, ariko ingingo ya 10 mu itangazamakuru ikaba yavuze ko ibikoresho by'ibinyamakuru bidafatirwa. Iya RIB ikaba itarashyizeho umwihariko wo kuvuga ngo naba ari umunyamakuru we ntimubifate, kandi umunyamakuru ashobora kuba afite telefone irimo amabanga y'akazi, laptop, ku buryo ari umuntu guha amakuru ntuntangaza undi we, ugasanga n'undi umuntu nabifata birarangira wa muntu amenyekanye wenda ndabuze icyakurikiraho. Wajya mu rukiko, ingingo y'166 mu itegeko rya criminal procedure imiburanisha z'inshinjabyaha bakakubwira ko umunyamakuru ushaka gufata wenda amajwi, amafoto, iki agomba kwandika amasaha 48 mbere y'uko urubanza rutangira asaba uburenganzira perezida w'iburanisha. Ukumva ni ibintu n'ubundi bikigoye itangazamakuru, ariko mwajya muri UPR i Geneva mukavuga ko ibyaha byose byaba bikozwe mu rwego rw'itangazamakuru ngo byavanwe mu mategeko. Bimubiza gute mwebwe? Aho harimo ibintu nka bitatu. Icyambere, ibyo ingingo zose wagaragaje mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange,
maze mvuga ngo izikirimo zose nk'ibihano nuko nk'ibyaha abantu zose bazitondere kuko ziracyari ibyaha. Ntihagire ujya kubikora arimo kugerageza ngo arebe. Biracyari ibyaha, biracyahanwa, babyitondere nk'uko biri. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko muri UPR report twakoze yatanzwe ndetse ikanasuzumwa mu kwa mbere k'umwaka ushize, niyo nakurikiranye n'imyanzuro nama arizo twitwa recommendation. Iyo myanzuro n'uyisesengura aza gusanga harimo imyanzuro igera kuri 16 igihugu cyemeye ijyanye n'uburenganzira n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ibyo birakwereka iki Janvier? Birakwereka yuko nubwo hariho ibyakoretse, igihugu kiracyiteguye gukora n'ibindi. Uyu rero turi mu ntangiriro zishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro. Ntabwo dukwiye gufata uyu mwanya nk'umwanya wo kongera guclaiminga cyangwa gucomplaininga, ahubwo tuwufate nk'umwanya wo kwicara hamwe no kureba ibirimwo byose bishobora kuba bibangamye. Murabizi amategeko burya agira ubuzima uko yakoreshejwe. Ingingo ye yose umenya ubuzima bwayo, uyihumekeramo umwuka, guhumeka kw'ingingo nuko yakoreshejwe. Nibwo n'icyo gihe izi ngingo ntimwazivuze, ariko kuko ubuzima ze gukoreshwa maze kuzibona yuko zibangamye. Nk'abanyamakuru mwibuke ko mwebwe aba mbere mufite iyo expertise kurenza abandi. So ubwo barimo kuvuga ngo iyi n'iriya zirabangamye, iki nicyo gihe cyiza cy'abantu kwicara bakavuga ngo zibangamye zite, muti zibangamye zicya. Noneho izibonetse yuko koko zibangamye zikavugururwa, zigahuzwa no umwuga w'itangazamakuru ukwiye gukorwa kandi ugakorwa neza. Nta utifuza n'umwe yuko itangazamakuru rikora kandi rigakora muri condition nziza, kandi ndahamya yuko uko turi none ahangaha ntabwo ariko twari turi mu myaka 20 ishize. Hari intambwe igenda itambuka kandi hari n'ubushake bwo gutereza intambwe imbere, umwuga urushaho kugenda ukora neza. Muze rero tugiye muri implementation ya UPR hamwe, muze dukora ibitekerezo hamwe, turebe ayo mategeko nk'izo ngingo tubwiye. Ushobora gusanga uvuze izo ngizo ko zo kubanda none, ariko mugenzi bafite n'izindi ziyongeraho. Twese tujye hamwe turebe zose ni izihe zifite ibibazo, hanyuma tuzishyikirira inzego zibishinzwe nazo zikora ubushishozi bwazo, turebe ko zahinduka. Turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari ikindi nari nabonye muri recommendations cyangwa nk'uko wabivuze inama zitangwa n'ibyo bihugu. Mu ngira ngo ni recommendation 148 yavugaga ngo yaturutse ku gihugu cya Bulgaria ngo guteza imbere ngo uburezi ngo bw'abatwa. U Rwanda ruravuga ngo nta batwa baba mu gihugu, nta bantu bitwa abatwa mu mategeko babivanyemo. Bulgaria iti abatwa batezwe imbere, u Rwanda rurabyemeye ruti tugiye kubateza imbere. Kuko uri umwanzuro u Rwanda rwemeye bivuze iki? Ntago abatwani bashobora guhita bishima bakavuga bati tumaze iminsi baduhindurira amazina, uyu munsi barabyutse ngo basigajwe inyuma n'amateka, ejo ngo naho amateka agaragaza ko basigajwe inyuma. Ubushize nagiye Kagina muri Kamonyi mu murenge wa Runda, hari abandi bati hari umusenateri ngo waje arababwira ati ngo mwebwe ngo murango bambuwere, bati byagenze bitatu. Yaratubwiye ati mwahoze kera muri abatware, ubutware murabwamburwa, ku batware uhavuyeho ure musigara muri abambuwere. Ubu bishimiye bongeye kwitwa abatwa. Uriya mwanzuro wenda kugira ngo abadukurikiye ataza kuza kubayobya. Ni umwanzuro ubundi ujyanye n'uburenganzira ku burezi. Noneho igihugu cyawutanze ntashaka gusubiramo bakivuzeho, cyari kirimo gusaba igihugu cyacu ko kireba uburezi ku bantu bo mu byiciro bitandukanye, abana bo mu byiciro bitandukanye. Ngira ngo abonye avuga abana bafite ubumuga, abana bagizweho ingaruka n'agakoko ka virusi itera sida, abana bo mu muhanda, abana bayoboye ingo. Noneho bajya gusoza urwo rutonde bakavuga ngo hashyizwemwo n'abana b'abatwa. So
twebwe uburemere dufite cyangwa dufata ku mwanzuro nk'uwo nguwo tujya kuwemera ni uburemere bwa education, ni uburemere bw'uburezi, tutitaye ku byo ubatangiriyeho n'ibyo usoza. U Rwanda ruheza agaciro uburezi ku bana b'Abanyarwanda. wowe ni umutwa twebwe twamwita umunyarwanda. Icy'ingenzi ni uko tubona ko umunyarwanda wese arimo kwiga, ariko ntararenga aho ngaho bivuga yuko ubwo nibajya gukora evaluation bo bazashyira accent particulier n'ubundi kuri wa muntu bavuze ibindi bice by'Abanyarwanda ntago babikomojeho, ntago ari bo baza Abanyarwanda kuturusha, ndetse nta nubwo ari bo bagena amazina y'Abanyarwanda. Ibyo biri mu busugire bw'igihugu cy'u Rwanda, kumenya Abanyarwanda, kumenya icyo bakeneye no kumenya uko kigomba kubageraho. Nakubwira neza ntashidikanya, nibura nkurikije uko bimeze nonaha, nuko muri raporo nta raporo yo kuvuga ngo harimo umwana w'umutwa cyangwa umwana w'umuki, ayo moko yose uzabonamo. Icyo akora tuzagaragaza uko abana b'Abanyarwanda bagize access cyangwa babashije kugera ku burezi. Ibyo tuzabigaragaza nk'uko tuzana tubigaragaza, ariko ubashyiramo ngo njyewe navuze umutwa akagenda yishimye ngo nashyizeho umutwa cyangwa yashyizemo ubundi bwoko, ibyo ngibyo ni ibyo azagira uruhare yashyiramo, n'igihugu gifite uruhare n'umurongo kihaye cy'ibyo kigomba kugenderamo, kandi ntabwo tugomba kuba influenced n'umuntu ari we wese. Ubundi se turacyari muri wa musozo twari twentwaduje mu kanya, mutwavuyeho mu mategeko bivuyeho, namwe muti tuzabishyira mu bikorwa tutabyita abatwa ni Abanyarwanda, ariko wajya kureba nyambona no mu itegeko nshingangiro niba ari ingingo ya 82 ivuga kuri bari abasenateri bahagarariye ibyiciro byihariye, bakavugamo ngo n'umusenateri uhagarariye ngo igice cy'Abanyarwanda ngo amateka agaragaza ko basigaye inyuma. Abantu batari ko nubwo icyo gice kititwa abatwa, n'ubundi umuntu horo ugihagarariye agomba kuba avuye muri kiriya cyiciro. N'ubundi ntabwo dushobora kuba twarahinduye inyito, ariko n'ubundi wavuga yanyita umuntu mu mutwe agahita atekereza wa muntu runaka. Ibyo bivuze iki cyangwa bimaze iki? Itegeko nshinga rirasobanutse, ingingo yaryo bajya bayisoma bayumva uko yanditse. Ntibagasoma ingingo ngo bayisome bayikirizemo ibyo bashaka. Uwanditsemo ibyiciro byasigajwe inyuma ntabwo barananiwe kwandikamo umutwe, niryo rigufi ya kurenzayo. So kwandikamo ayo magambo ni ku bushake, kandi atari ubushake gusa, ni ubushake bufite igisobanuro bujyanye n'icyerekezo. Ibyo ngibyo abantu bajya babisoma banabihuze n'ibiteganyijwe n'irangashingiro ry'itegeko nshinga, ari ryo rijyanye no gushyiraho igihugu kibumbatiye ubumwe bw'Abanyarwanda. So ntago washyiraho kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda hejuru ngo mu ngingo hasi utsiremwo utangiye gushyiramo ibyatejeje imyiryane. Abantu rero bo gusoma ibitanditse mu itegeko nshinga nibasome ibyanditse mu itegeko nshinga. Nta muntu uri muri Sena cyangwa mu nteko ahagarariye ubwoko, harimo ahagarariye igice, kandi igice cyangwa ibice byanditswe mu itegeko nshinga. Uzi gusoma wese azabisoma, ntabwo azabona nk'iryo jambo uvuze. Kadusoreza aho ngaho, ariko nyambona n'abahagarariye icyiciro cy'abagore ukabona nyine n'abagore nyine baba bagihagarariye. None abo bandi bubavana he ko abagore babona wowe umubona ute? Umugore ko ushobora guca agatambuka mumenya uwo nguyu umubona ute? Bantu mwaramukurikije ikiganiro. Reka dusoze gusa, turagushimiye cyane Mr. William. Urakoze cyane. No muri Minisiteri y'Ubutabera Minijiste, akaba by'umwihariko aba mu bijyanye n'iyobona human rights, yubahirizwa y'uburenganzira bwa muntu, ariko cyane muri ibintu bya UPR twavugagaho, isuzumana ry'ibihugu mu bijyanye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku rwego rw'isi, ibihugu 193 biba biri mu muryango w'abibumbye. Mwakoze cyane kuduha kino kiganiro. Mwakoze cyane ku mwanya wanyu mwaduhaye namwe. Yego, tunashimira by'umwihariko abantu mwese mukurikiye Popote TV ndetse na Primo Media TV. Tunashimira Karinja Jean de Dieu wari ku buhanga bw'ibyuma. Mukomeze mugire ibihe byiza.